Yasashimwe nanone turabashuhuje mu izina rya Yesu. Kuri uyu munsi twongeye kugirwaho ubuntu bw'Imana, umugisha w'Imana, kongera kuganira namwe. N'iby'agaciro, n'ibyishimo kuri twe, n'umunezero kuri twe. N'ukuri muratunezeza, munezeza imitima yacu. Abadukurikira mwese mukora comment tukabibona. Imana ibaha umugisha, kudushyigikira mu buryo bw'ibitekerezo, kudushyigikira mu buryo bw'ibifatika. Imana y'amahoro ibahe umugisha, mugubwe neza, mugire ibihe byiza. Imana data twese ibarwanirire, igeraho mutagera, ibavuganire aho mutabasha kwivuganira, kuko ni Imana idahezwa, ni Imana batajya bakingirana, ni Imana nubwo waba ukingisha inzugi zimeze zite ntabwo igikingiranwa. Aho uzayisaba kukugira hose izajyayo mu izina rya Yesu. Ni Imana yacu rero, ni Imana nziza. Turabanezerewe, tuguwe neza, dufashijwe cyane no kuba turi kumwe nawe udukurikiye ku Impuhwe z'Imana TV. Habwa umugisha n'Imana, ineza y'Imana ikomeze kubana nawe. Ngira ngo umuntu wese wankurikira ku Impuhwe z'Imana akumva agize ishyaka wenda ryo kugira ngo mbone tunamenyane cyangwa se tunasengane, byose Imana irabishoboye. Wampamagara, nimero zacu ziba ziriho aho ngaho, ziba ziriho, uzishatse zirahari rwose. Wamvugisha kugira ngo dusengane, cyangwa ukadukurikira no kuri TikTok. Abantu badukurikira kuri TikTok mujya no kuri YouTube channel yacu yitwa Impuhwe z'Imana TV. Hose muzansanga mpari, kandi n'ukuri mba nganira ibiganiro by'ijambo ry'Imana, ibiganiro by'ijambo ry'Imana yacu. Hari impamvu twahisemo gukorera uyu mugabo. Ni umugabo mwiza, ni umugabo w'ukuri, ni rudatetereza abamusenga. Ni Imana igihindura ibihe, ni Imana iginyuranya amaboko y'ibitavuga Imana. Abantu bagucukuriye urwobo ikagucukurira, ikagushyiraho akanzu, igasibanganya ibimenyetso by'ibiguhiga n'ibikurwanya mu izina rya Yesu. Nugubwe neza rero, nawe urwaye, umaze igihe mu bitaro, ariko hari Imana mu ijuru. Umaze igihe muri bomboni, umwuka uhumeka ni umwuka ugurwa amafaranga, ariko nyamara hari igitondo kimwe, haleluya, hari igitondo kimwe uzisanga Imana yakugiriye neza. Hari igitondo kimwe uzasanga Imana yagushubije ku mwuka wawe. Hari igitondo kimwe ubwo buriri uzabubyukaho. Hari igitondo kimwe ayo marira urira azahozwa. Hari igitondo kimwe uwo mubabaro ufite uzarangira. Hari igitondo kimwe ubwo butayu urimo gucamo buzarangira. Hari igitondo kimwe ineza y'Imana izagaragara ku buzima bwawe. Hari igitondo kimwe, haleluya. Sinzi umuntu ndi kuvugana nawe niba ari kunyumva, nazamura icyubahiro cy'Imana. Aho uherereye hose, waba uri mu bitaro, waba uri muri bisi, waba uri muri zonda, waba uri mu modoka yawe, waba uri ku igare, waba uri kuri moto, waba ugenda n'amaguru, waba uri guhinga, la bonne draisire, waba uri muri biro, waba uri muri business, aho uri hose, aho uherereye hose, ndagira ngo nkubwire ngo hari igitondo kimwe, hari igitondo kimwe ineza y'Imana izaboneka ku buzima bwawe. Hari igitondo kimwe umaze imyaka irenga 10 ushatse nturabona urubyaro. Hari igitondo kimwe
uzabyuka ufite agaseseme nk'abandi bagore. Mana ishimwe cyane. Hari igitondo kimwe, oh haleluya, hari igitondo kimwe Imana izategeka nawe ugasama nk'abandi. Urababaye, ufite agahinda, adresse yawe ni kuri wa mugore utabyara. Reka nkubwire, iryo zina rizahinduka. Iryo zina ni ukuri, ndagira ngo nkubwize ukuri, iryo zina rizahinduka. Hari igitondo kimwe Imana y'inyambaraga izitamurura ku buzima bwawe. Hari umunsi umwe ngo ahari kurira kujya kurarira umuntu, ngo ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Hari igitondo kimwe iyo business yawe ubona ugiye kurekura, hari igitondo kimwe Imana izagutera iteka. Hari igitondo kimwe umaze kugera imyaka 40, imbere yawe hamaze guca abasore nka miliyoni, kandi bagenda utazi ko bagiye. Hari igitondo kimwe ko gatimba uzakambara sheri. Hari igitondo kimwe Imana izaguhuza n'umuntu wawe wanyawe. Hari igitondo kimwe. Mana ishimwe. Hari igitondo kimwe. Hari igihe kimwe umuhanuzi Eliya yari amaze gukora akazi k'Imana, amaze no guhangana n'abahanuzi bakwabari. Yumva acitse intege, yumva arihebye, yumva arananiwe, ngo aragenda aryama ahantu ngo mu rutare. Yumva yakwisabira no gupfa ngo apfaveho. Ariko Imana iramubwira ngo tuza, ndaje tubonane, ndaje mvugane nawe, ndaje nkwereke mapu, ndaje nkwereke icyerekezo, ndaje. Imana ize mu buzima bwawe, Imana ize mu rugo rwawe, Imana ize mu bana bawe, Imana ize mu burwayi bwawe, Imana ize mu kazi kawe, Imana ize mu nda yawe, Imana ize kuri diplome yawe, Imana ize mu kazi ukora, Imana ize muri business yawe, Imana ize. Mana ishimwe cyane. Ngo yari yagiye kumva, ngo yumva inkuba zirakubise, ngo aravuga ngo noneho Imana ije kubonana nanjye. Ariko nyamara ntabwo Imana yarije. Imana ntabwo iza muri bya bindi bikubitana, oya. Ngo yumva imirabyo, ibitare birakubitana, ariko agira ngo niyije, nyamara siyo yarije. Ngo agiye kumva nanone ngo byamuyobeye, ngo yumva akayaga keza, ngo gatuje, ngo gahuha gace, kumbe niko Imana yarije. Amina. Intambara uri kurwana, Imana ize kandi iraza. Imana ishimwe. Imana iraza uve ku gisasiro. Imana iraza uhindurirwa amateka. Imana iraza mu izina rya Yesu. Ndi kukubwira Imana iri buze. Gusa ndashima Imana ko nkunda kuvuga Imana nabonye ahubwo ntabonanye abandi. Imana mba ndi kukubwira ni Imana niboneye ngewe ubwanjye. Ntago ari undi muntu wayibonye, ahubwo ngewe narayibonye, yaraje ndayibona. Imana iduhana umugisha cyane. Haleluya. Narivuze ngo hari igitondo kimwe uzacana umuriro ukaka. Umaze igihe ucana ntiwake, ariko hari igitondo kimwe Uwiteka agiye gukora imirimo ikomeye. Ndi kukubwira Imana ikomeye, ndi kukubwira Imana itananirwa, ndi kukubwira Imana yishoboye, ndi kukubwira Imana yihagije, ndi kukubwira Imana itanyeganyezwa n'ibikunyeganyeza. Hari igitondo kimwe. Reka tuganire ku mbaraga z'Imana. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana.
ndagira ngo mubwire ngo ijambo tugiye kuganiraho ni ijambo ry'ubuhanuzi butavangiye, kandi uko Imana yari iri ntarabaho, utarabaho, n'iyi saha niko Imana iri. Ni Imana idahindurwa n'ibihe, ni Imana idahindurwa n'ibihe, ni Imana idasaza, ni Imana ihora mu bumana bwayo. Aleluya! Imana ishimwe. Iyo nibutse ku iyi Mana, yo tuziranye, numva nezerewe. Ibihe birahita, ibindi bikaza, abantu bagahinduka, abami bagahinduka, ubutware bugahinduka, abakomeye bagahinduka, ariko iyi Mana idahinduka nzayikomezaho. Iyi Mana idahinduka, iyi Mana ifite izi mbaraga, iyi Mana iyoboye isi n'abanyabwenge bayirimo bose akaba ari ibahedinze. Iyi Mana niyo nzomatana nayo kugeza itwoherereje umwana wayo Yesu Kristo akaza kudutwara mu gihugu cyo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusanga ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Ezekiyeli, ibice 37. Turahera ku murongo wa mbere. Ezekiyeli igice cya 37, umurongo waho wa mbere. Mutwe w'ijambo ryawe uravuga ngo iyerekwa ry'amagufwa yumye, ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, arasohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa. Cyari cyuzuyemo amagufwa. Murongo wa kabiri, aranzengurukana aho yarakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yarumye rwose. Yo, mbega Imana ishimwe. Ngo yaraje, Imana yaramusanze, mwuka wera aramanuka, amanukira umuhanuzi w'Imana Ezekiyeli. Ndanezerewe cyane. Ngo amusanga ari mu bitotsi, ngo aramukangura, ngo aramumanukana, ngo amujyana ahantu mu kibaya, ngo cyari cyuzuyemo amagufa, ngo aramuzengurukana. Ndi kuvuga Imana, ola bone tala widrai. Umuntu wumva afashijwe n'imbaraga z'Imana, ambabarira izamurira icyubahiro. Imana iramuzengurukana. Umuhanuzi ngo abona ari amagufwa ngo menshi cyane, kandi ngo yari yumye pe. Ni amagufwa. Ijambo ritubwiye amagufwa. Mumbabarire tubigendanemo neza we. Ndi kuvuga Imana y'imbaraga, ndi kuvuga Imana ishobora byose, ndi kuvuga Imana y'inyabutware. Ayo magufwa ngo yari yumye cyane. Umurongo wa gatatu, ngo maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Hariho akabazo. Ndamusubiza nti, mwami Uwiteka, ni wowe ubizi. Imana ishimwe. Dukeneye abahanuzi bazima, dukeneye abahanuzi batari abasatuzi nkuko njya numva babivuga. Dukeneye abahanuzi bariho umwuka w'Imana, dukeneye abahanuzi bariho imbaraga z'Imana,
dukeneye abahanuzi bumva ijwi ry'Imana, dukeneye abahanuzi bavuga uko Imana ivuze, dukeneye abahanuzi ngo aramuzengurukana maze aramubaza ngo mwana w'umuntu, aya magufwa koko yakongera kubaho? Maze ngo nawe aramusubiza ngo mwami Uwiteka, aha ni wowe ubizi, njye ntago mbizi, mbese ni wowe ubizi, kubera ko wowe mu yandi magambo ni ntoya akavuze ngo kubera ko wowe uvuze biraba, wategeka bigakomera. Imana ishimwe, Imana itegeke ku buzima bwawe, Imana itegeke, Imana ikore ibyo bikugose, ibyo bikunani, ibyo uri kubwira anko anti inde bireke, ubibwire Imana, uyibwire ngo Uwiteka we ni wowe ubizi. Ubwo bupfubyi bwawe ubwire Imana ngo Uwiteka we ni wowe ubizi. Ubwo bugumba ubwire Imana ngo Uwiteka we ni wowe ubizi. Ubushomeri ubwire Imana ngo ni wowe ubizi, ni wowe ubizi. Ni ku murongo wa 3 tubwiye, ni wowe ubizi mwana, kwaya magufwa mesha ngana gutya kandi yumye. Ariko natangaye, doko ni igufa, ni igufa. Bibiliya yarabyerura neza cyane ikabivuga neza, na magufwa yumye, atariho uruhu, atariho umutsi, atariho, na magufwa yumye. Aramubaza ngo mwana w'umuntu, aya magufwa yakongera kubaho? Akabazo. Aramusubiza ngo Uwiteka mwami, ibi bintu ni wowe ubizi. Hari ibintu biri imbere yawe waburiye igisubizo, ariko bwira Uwiteka, kuko Uwiteka ni ubizi, Uwiteka ni ubishoboye, Uwiteka ni ubizi, ni ubishoboye. Wowe ntacyo washobora, wowe ntacyo uzi, nta na kimwe. Uwiteka ni we ubizi. Umurongo wa 4 arongera arambwira ati hanurira aya magufwa maze uyabwire uti yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Ariko mana we ngo arongera aramubwira ngo hanurira aya magufwa, yemwe bahanuzi b'Imana, yemwe bakiriho umwuka w'Imana, muhabwe umugisha n'Imana, ngo hanurira aya magufwa yumye, uyabwire ngo Uwiteka Imana, oh my God, Uwiteka Imana niyo yarivuze we. Uwiteka Imana iravuze ngo ijambo ry'Uwiteka niryo ryari rivuze, ntago ari umuhanuzi wari uvuze, ahubwo ijambo ry'Imana niryo ryari rimo rikora. Oh jambo ry'Imana, jambo ry'Imana njyewe sinzarireka we, ijambo ry'Imana njyewe sinzarireka. Haleluya, Imana ishimwe. Mwumve ijambo ry'Uwiteka, nyumvira guhanurira igufa ryumye, ritariho uruhu, ritariho umutsi, ritariho inyama,
ukarihanurira ngo niryumve ijambo ry'Uwiteka. Datanga Imana yategetse umuhanuzi guhanurira amagufa. Nanjye ndi hano, ndi imbere ya kamera, ndimo ndakubwiriza. Nutumva, iyabwiye amagufa kumva, izakumvisha. Umbabarire uyihe icyubahiro. Natwe twarumvise turayikorera, turashyimigera ariko bigezaho turavuga ngo ndiyo Bwana, twemeye kugukorera. Mana ishimwe, niyo mpamvu bikomere iyo yavuganye nawe ibwira amagufwa akumva. Yaratubwiye turumva dukura ingofero, turumva ibyubahiro n'ubwibone byose turabijugunya, turumva turayikorera, tuyikorera bubi na bwiza. Niyo mpamvu ubona mu bihe nk'ibi turimo, insengero zaba ziriho zaba zitariho, ntabwo bitwemerera guceceka kubera ko twumvise. Imana ishimwe. Mwamagufa mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Ku murongo waho wa 5 ngo mwumve ijambo ry'Uwiteka, ngo uku niko umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho. Uku niko umwami Uwiteka avuze, ngiye kubashyiramo umwuka mwamagufa mwe, mubeho. Imana ibwira amagufa kumva, ariko ubundi cyawe yananirwa n'iki? Reka nkubaze, unsubize, uze gusubiza muri commentaire nta kibazo. Imana ibwira amagufwa kumva, icyawe yananirwa ubundi ni iki? Ni ikihe kintu Imana yananirwa? Mwihangane, ngiye nkunda kubwiza abantu ukuri. Uraho wuzuye ishyari, wuzuye ubugome, wuzuye ubujura, wuzuye ubwicanyi, wuzuye amacakubiri, wuzuye kubeshya. Warangiza ijoro ryagera ukajya kuryama ugasenga ngo Mana, ngo mu izina rya Yesu ndasaba imbaraga z'Imana, ingabo zo mu ijuru zize zingote, amaraso ya Yesu angote. Amaraso ya Yesu araza kugota ubujura bwawe, araza kugota ubusambanyi bwawe, araza kugota ishyari ryawe, araza ayiwe. Tugize umugisha abajura baza bakiba iryo shyari ryawe. Tugize umugisha abajura baza bakiba kwizera guke kukubamo. Tugize umugisha abajura baza bakiba akagambane gahora muri wowe. Tugize umugisha abajura baza bakiba ibyo bitutsi bitakuvamo, uhorana umushiho kwirwa utukana n'abandi ugambana. Ako kagambane kawe uruza abajura bakibye, ugasigara uracyaremwe gishya. Imana ibwira amagufa kumva, ibyawe yananiwe nibi. Uririrwa yituku yisebya hirya no hino, ushaka no kumva basenga, ubyihorera, abazatwumva barahari. Niba Imana ibwira amagufa kumva, hari abo turi bubwire bumve. Kandi nawe ugiriwe ubuntu n'Imana, wakumva kandi ukizera, kandi wakwizera, wahabwa umugisha n'Imana. Mana ishimwe cyane. Ngo yongere abeho kuko ari Uwiteka ubivuze. Umurongo wa 6 turavuga ngo ngiye kubateraho imitsi, ariko ndanezerewe. Ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho n'inyama, kandi mbatwikirize uruhu.
mbashyiremo umwuka mubeho mubone kubaho mumenye yuko ndi Uwiteka. ariko koko shamana ngiye kubateraho imitsi mbatwikirizeho n'uruhu. ayiwe ariko mana uri mwiza. twasomye ijambo ratubwira ngo aya yari amagufwa yumye ariko akantu kose ngiye kubateraho imitsi mbashyireho n'inyama. ariko reka nkubwire muntu nkurikiye utaritotomba, utaravuga, utararira, utaraturika imitsi y'ubwonko ngo Imana ntigutabaye, utarapfa, Imana ibwira umutsi ukumva, ikabwira inyama ikumva. yabwiye amagufa arahaguruka, igufa risanga irindi gufa rigenzi ryayo. igufa rirahaguruka risanga irindi gufa rigenzi ryayo. iri gufa rirumva, rigira amatwi, ryumva ijambo ry'Imana. ariko ndanezerewe Mana we. none irahindukiye, igiye kubwira n'imitsi. imitsi ngewe ndabona yaranteyeho n'inyama, n'imitsi yanjye ntigaragara ngira ngo. ariko iyi mitsi ubu ngubu ndamutse ntakiriho ndamagufa, n'iyi mitsi itagaragara irumva, Imana irayibwira ikumva. Imana irayibwira ikumva igafata. ariko izi nyama ko nta hantu biri tubwira busheri y'inyama Imana yagiyemo ngo uyore izi nyama zitere kuri aya magufa. koko izi nyama zavuye. ariko wamba bari ukazamura icyubahiro cy'Imana, wamba bari ukavuga ngo Mana, ibintu byose nari ndimo, ibintu byose nakoraga ndatsinzwe, reka ibyanjye mbirekere wowe gusa. aba ari wowe ubimenya, aba ari wowe ubijera, aba ari wowe ubikora, kuko uri Imana yo kwizerwa. ariko wamba bari ukizera Imana. Imana ibwira umutsi ukumva, Imana ibwira inyama zikumva, zikagenda zigasanga ya magufa yiteranyije. kubera ko ngo bimenye neza aya magufa, iyi mitsi, izi nyama, ngo zimenye neza ko ari Uwiteka ubikoze. ese ibyo Imana igukorera ujye ubiha agaciro ukamenya ko ari ibikoze. yizamurira icyubahiro. niba uzi ko aho ugeze ari ukuberayo, yizamurira icyubahiro. aho uherereye hose, waba uri muri gereza, waba uri mu bitaro, waba uri aho uherereye hose, yizamurira icyubahiro. umenye ko naho uri ari imbaraga zayo, umenye ko naho ugeze ari imbaraga zayo, umenye ko n'ibyo ugeze ari imbaraga zayo. nubwo waba utari muri ibyo byose mvuze, uri mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ugenda mu modoka nziza, uryama muri etaje, menya ngo ni Imana yabikugejejeho. ureke kwishyira hejuru ngo wikakaze wumve uri igitangaza. hari indirimbo yigeze kuririmbwa cyane avuga ngo wigira igitangaza, ngo abantu bakagutinya, ngo ariko ngo ujye umenya yuko iyo upfuye ngo ujye urutwa n'isazi nzima. yewe baratwigisha nuko tutumva, yewe turabwirizwa nuko amatwi yacu twayashyizemo ibiki. wigira igitangaza, ukigira igihangange, abantu bakagutinya, ngo ariko iyo upfuye isazi kurusha agaciro. isazi ikurusha agaciro. wagakwiye kutikakaza ngo wishyire hejuru, wagakwiye kujya uha Imana icyubahiro,
wagakwiye kubaha Imana, kuko Imana ni inyembaraga di. Imana ibwira imitsi kumva, Imana ibwira inyama zikumva, nta busheri zikuyemo, ntumenye aho ziturutse. Nta kintu cyabera ko ari inyembaraga, nta kintu na kimwe Imana itagukorera. Wamba bari ukayiha icyubahiro, ariko wamba bari kuvuga ngo Mana ushimwe, wamba bari kuvuga ngo Mana urera, wamba bari kuvuga ngo Mana uriya. Oh haleluya, Imana yacu nishimwe. Kugira ngo mwamagufa mwe mumenye ko ndi Uwiteka. Reka dusome ku murongo waho wa 7. Ngo nuko mpanura, umuhanuzi mwiza, Imana iguha umugisha, ndafashijwe. Ngo nuko mpanura uko nategetswe ngihanura, habaho guhinda, mbona isi iratigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi gufwa ryaryo. Ngo ngihanura, mpanura uko nategetswe. Imana iguhe guhanura uko wategetswe mu izina rya Yesu. Imana iguhagarareho muhanuzi, Imana iguhe guhanura uko wategetswe. Abari kuhanura, ngo agihanura ngo isi iratigita, ariko ndafashijwe. Isi iratigita. Ntabwo umuhanuzi yagiye afata igufa ngo aricomekeranye n'irindi. Oya ntabwo ariko byagenze. Ngo igufa azarifata, isi yaratigise, isi tigise, buri gufa rirahaguruka. Igufa rihagurutse rikajya ryicomeka, akaguruka akajya aho kari gasanzwe kabakwita ko ikirenge kikajyaho cyari gisanzwe kijya ku murundi, uko akaboko kakajya ku rubavu, imbavu ziriteranya, ibintu byose kubera ko umuhanuzi yahanuye uko yategetswe. Ariko reka mbabwire, ni ukuri ngenda afashijwe. Nimutanafashwa ngenda afashwa mu izina rya Yesu Kristo. Hanura uko nategetswe, igufwa risanga igufwa rigenzi ryaryo. Ayiwe, ariko Mana icyamira ijambo karyumva. Hari ukuntu njya mbwiriza nkumva nk'umuntu ntago ari kumva ijambo nkuko ndi kuryumva. Nkumva hari nuko ndi online, iyo ndi nko mwiteramba numva naza nkakubaga nk'ahantu nkaryinjizamo, ntari gutsindagiramo rikakubamo mu izina rya Yesu. Mujye mwumva ijambo ry'Imana muri kunde. Ahanura uko yategetswe, igufa riragenda, isi iratigita, igufa riratigita risanga irindi rigenzi ryaryo. Imana ishimwe. Ni umurongo wa 7 niko tubwiye, risanga rigenzi ryaryo. Kadusome umurongo wa 8. Ngo nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho. Yesu Kristo. Inyama ziyameraho, byoroswa uruhu, ariko nta mwuka wari urimo. Ndanezerewe Mana, akira icyubahiro cyawe, ufite imbaraga. Abazagukamira mu kitoze sindimo, nzakomeza nkubahe, nzakomeza nguhamye, nkuvuge. Abazumva bazumve, abatazumva bazirorereye. Arakomeza agihanura, igufa ryasanze rigeze ryaryo. Agiye kubona imitsi yagiyeho, abona inyama zagiyeho. Aravuga ati si ibintu byagiyeho biturutseho, ngira ngo niko yibajije.
Imana ijye mu byawe mu izina rya Yesu, kuko uko yari iri kera n'uyu munsi ni kuri. Ni Imana idahinduka, ni Imana ihoraho, ni Imana y'imbaraga, ni Imana y'ubutware, ni Imana y'ubushobozi. Ingirire neza, uyizere. Nuyizerera muri iri jambo nta kintu cyawe kiri busigare Imana itagikoze. Imana ishimwe cyane. Reka dusome uyu murongo wa 9. Ngo maze arambwira ati, hanurira umuyaga, uhanurire mwana w'umuntu, maze ubwire ubwire umuyaga uti, uku niko umwami Uwiteka avuga ngo, uturuke mu birere bine, wa muyaga we, uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Arahanura, ariko Mana ushima, ahanurira umuyaga, ngumva uko Uwiteka avuze, mwa muyaga mwe muturuke mu birere bine. Guhanurira umuyaga, guhanurira umuyaga. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ahanurira umuyaga, uturuka mu birere bine, uraza ujya muri aya magufa kugira ngo abeho, kugira ngo aya magufa abeho. Uyu muhanuzi yahanuriye umuyaga. Ariko mwaretse tugasenga Imana, Imana ikatuyobora. Mwaretse tugasenga Imana ikatugirira neza. Mwaretse tugasenga Imana, Imana yacu ko itagira mu nyangiro, Imana yacu ko idakoresha amarangamutima, Imana yacu ko ari nyembabazi, Imana yacu ko ari nyarukundo, Imana yacu ko ibabarira, Imana yacu ko ari nziza. Mwaretse tugasenga, mukareka kwirirwa mubwira abantu ngo barapfuye barapfuye barapfuye. Iyo abeshejeho amagufa izananirwa kutugira neza. Ese iri jambo ry'Imana cyangwa ubuhanuzi dusomye duhanuye duciye mu ijambo, aya magufa hajya buriya bari bapfuye ari abatagatifu? Nimuzabeshyera Imana, Imana si ingome, Imana si ingome. Nasomye ijambo ratubwira ngo ibyo yibwira kutugirira ni ibyiza, ntago ari ibibi. Imana ibyo yibwira kutugirira ni ibyiza, ntago ari ibibi. Yesu atugiriye neza cyane. Kiranuka, wimura ubugome muri wowe, wimura ubujura, wimura ubusambo, wimura amarangamutima yawe, wimura kwizera guke, wimura akagambane, wimura ubujura bwakurenza ubeshya ugatinyuka ukabeshya n'abantu b'Imana. Ubyimura urebe ukuntu Imana izakugira neza. Ngo nuko yitegereje ngo abona hagiyeho imitsi, hagiyeho inyama, hagiyeho n'uruhu. Byagiyeho bite? Si imbaraga z'Imana. Iyo Mana ndi kukubwira niyo yakoze ibi. Nuyizera uzahindurirwa amateka, nuyizera uzahindurirwa ubuzima, nuyizera izagukuraho imivumo ya karande yose, nuyizera izakunezeza, nuyizera izagusetsa, nuyizera izabana nawe, nuyizera izakugirira neza, izakuzamura ku rugero rwiza kandi ruhesheje Imana icyubahiro. Mana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Mana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka dusome uyu murongo wa 10 twumve icyo tubwira. Ngo nuko mpanura uko nategetswe, maze umwuka uyinjiramo, nuko ibaho ihagarara ku maguru
yayo yiremamo inteko nyinshi cyane. Mwakira ijambo ry'Imana. Reka tugeze aho ngaho. Akimara guhanura, wa muyaga waraje. Umuyaga winjira muri ya mirambo, irongera ibaho, ngo ihagarara ku maguru yayo, ngo irangije yiremamo ngo inteko nyinshi cyane. Ariko nshuti y'umusaraba unkurikiye, iyo akoze ibi niki itazakora ku buzima bwawe? Iyo akoze ibi, erega nugucika intege. Hari n'ibyo yakoze wakwibuka ukayiha icyubahiro, ukamenya ko yakwambukije wa munsi n'iri joro riri bukwambutse. Iri joro Imana ikwambutse, iyateranyije aya magufa kongera kwirema mu inteko, iteranye ubuzima bwawe aho uryamye muri ibyo bitaro, yongera ikugarukeho, iguhagurutse kuri icyo gisasiro mu izina rya Yesu. Birashoboka ko urwaye indwara y'umubiri, Imana igukize mu izina rya Yesu. Niba urwaye indwara y'umutima, Imana igukize mu izina rya Yesu. Niba urwaye stroke, niba urwaye umugongo udakira, buri burwayi bwose iyahagurukije aya magufa, ikabwira imiyaga ikumva n'imitsi n'imisokoro, ntabwo ibyawe ari byo biyinaniye. Birashoboka ko wari uri aho ngaho, hari icyo Imana yashakaga kuhigira, ariko mu izina rya Yesu reka igushyiraho iherezo ry'iryo shuri wari uryamyeho, maze wongere ubeho, maze wongere ubeho, maze wongere ubeho. Akira kubaho, akira insinzi, akira kwishimirwa n'Uwiteka, akira amahoro y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Shalom, shalom, shalom. Ndabakunda cyane.